Banki ya Kigali yashyizeho gahunda yo guha abahanzi bo mu Rwanda inguzanyo yo kubafasha gukora imishinga yabo. Ni inguzanyo bazajya bishyura mu gihe cy'imyaka 5 kandi bagahabwa n'amezi 3 yo kubanza gukora bakabona gutangira kwishyura. Ni inkuru twateguwe na Clement Karambizi afatanyije na Jean Claude Habonimana. Abahanzi bo mu Rwanda bagaragaza imbogamizi zo kutabona amafaranga ahagije yo gukoresha batunganya ibihangano byabo bikabadindiza. Ariko ubu biteze ko Banki ya Kigali niba inguzanyo bizakemura ikibazo. Jewe nabyakiriye neza cyane kabisa. Ni ibintu biba rimwe ndakeka nko mu buzima, jewe ibyishimo birenda kunyica urebye. Nicyo n'ikibazo twahoraga nacyo nta mafaranga. Ubundi akazi karahari, urebye n'akazi twe twikorera ku bwacu dugerageza kwishyiramo amafaranga ariko tuba dukeneye push. Ikibazo gihari muri industry yacu nta mafaranga. Twe twiteguye kwagurira ibikorwa. Nkatwe turi muri creative industry, isoko ni rigari, nta mipaka rifite. Si gukorera abantu bari hano mu Rwanda gusa, no gukorera bari hanze y'igihugu, hanze ya Afrika, aho hose hari amasoko twageraho. Umuyobozi mukuru wa Banki ya Kigali Diane Karusisi avuga ko iyi gahunda bayitekereje kugira ngo bakorane bya hafi n'abahanzi babafasha kubona ubushobozi bwunganira ubwo bayasangamo. Twasanze hari cyuho ko abahanzi batabona banki zibizera, batabona banki baha inguzanyo kugira ngo bateze imbere ibikorwa byabo. So icyo cyuho rero nicyo twagerageje turi kumwe n'abahanzi, twakoranye n'abahanzi ariko na ministry kugira ngo dushyire hamwe turebe ukuntu twashyiraho products zibereye abahanzi. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Umutoni Sandrine asaba abahanzi kwitabira inguzanyo ariko bakabanza bakamenya icyo bifuza kuyikoresha kugira ngo bazabashe kuyishyura. Bafite n'isoko itegereje nyine ko bagezaho produit zabo ariko bakagura nyine iyo capital cyangwa iyo nkunga ibafasha gukora ibintu biri professional kurushaho. So kuba dufite iyi partnership cyangwa ubufatanye hagati ya ministère na BK cyangwa BK izatuma nyine ibintu byihuta kurushaho. Ariko hari ikindi kintu cyiza bafite muri iyi partnership niko bazafatanya na BK Foundation ngo bazamure n'ubushobozi bw'abahanzi. Kuko gutanga amafaranga ntabwo biba bihagije. Buri kintu no guherekeza umuhanzi ngo yumve neza ko amafaranga agomba gukoreshwa kuko ni inguzanyo buriya. Iyi nguzanyo yo muri gahunda ya BK Reactive izajya yishyurwa mu myaka 3. Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi nizajya isesengura imishinga y'ibihangano bisabirwa inguzanyo hanyuma ikayishyikiriza Banki ya Kigali. Uhawe inguzanyo azajya atangira kuyishyura nyuma y'amezi 3. Clement Karambizi, i Kigali.